Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Iki ni igice cy'189 turakererwa ku butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Imana Data wa twese, Imana ikuri icyubahiro, Imana yo guhimbazwa no gushyirwa hejuru. Uyu munsi turagushimye. Dushimiye amahirwe duhaye kumva ijambo ryawe, dushimiye amahirwe duhaye kumenya ukuri kwawe. Mana tweze kandi utunganye, tubaye gukenerwa kwacu ko twagenewe mu minsi yashize. Ukimara kutuba turakwinginga cyane ngo Umwuka aramunukiye kutwigisha, umunukiye kutweza no kudutunganya, umunukiye Mana kutwereka ibyo gukiranuka, umunukiye kudutoza Mana kugendana nawe nk'uko ubishaka. Mu izina rya Yesu indwara zose turazicecekesha. Mwami Imana ibyaha byakarera turabicecekesha mu izina rya Yesu, kugira ngo abantu babe umutungo wawe koko bagutungane kandi bakora ubushake bwawe. Urakoze kumvishe gusenga kwacu kandi kugiye guhindura ubuzima bwacu. Mu izina rya Yesu dusenze twizera, urakoze Data wera, amen. Uyu munsi turasoma mu Luka ibice 9:10 avuga ngo intumwa zigarutse zitekereza Yesu ibyo zakoze byose, arazijyana azihererana ahegeranye umudugudu witwa Betsaida. Hano muri Luka ibice 9:10. Kwihererana na Yesu. Birakwiriye gusobanukirwa impamvu Yesu yakundaga kwiherera cyangwa akajya ku musozi gusenga. Ni ishusho dukomeza kugenda tubona muri Bibiliya inshuro nyinshi. Mose yakundaga guhura n'Imana ku musozi wa Sinayi. Yakundaga kureba mu misozi no mu mihanamanga. Bibiliya nta nubwo itubwira niba Eliya yari afite umugore cyangwa niba yagiraga umwana, cyangwa itubwira ababyeyi bamubyaye. Eliya we yari umuntu wari utandukanye rwose n'isi. Imana ishimwe. Ahantu hiherereye n'ahantu hiherereye n'ahantu horohera twebwe abizera gusabana n'Imana no kwitumbira. Biba bigoranye cyane ngo Satani akurangarize, kuko haba hari kure y'ibinezeza by'isi. Ukwibwira kwakubwira ko wabasha gusabana n'Imana uri mu kavuyo ko mu isi ntabwo uturuka ku Mana. Nibyo koko Imana ibera hose icyarimwe kandi izagusubiza nuyisaba, ariko ubusabane n'Imana bwo busaba kuba uri ahantu wihereranye nayo. Niba Yesu umwana w'Imana yariheranaga na se, wibwira gute ko wowe uzamenyana n'Imana byimbitse utajya wiherana nayo? Nuko rero wishakira ahantu heza hacecetse kure y'urusaku rw'isi, kugira ngo ubashe gusabana n'Imana byimbitse. Erega na Yesu niko yabagaho, nawe ujye ubaho nkawe. Imana ishimwe. Kadusenge. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje. Dushimiye izina ryawe, dushimiye kugira neza kwawe, dushimiye imirimo ikomeye wadukoreye. Tumaze kumva ijambo ryawe, tuzi neza yuko hari igihe tureba ibintu tukabona ibintu byose biratuguse, twabona umwanya wo gusenga. Ariko turasenga cyane ngo tubumbure amaso, tubone umwanya wo gusenga, tubone umwanya Mwami Imana wo kumenya ibyawe, tubone umwanya Mwami Imana wo kwiga ibyawe. Nuko Data wera, Mana igira neza, Mana ikomeye, ukomeze kutugira neza, ukomeze kutwuza gukiranukira, ukomeze kutwuza gukora ubushake bwawe. Mu izina rya Yesu KRISTO urakoze Data wera, amen. Amabwiriza turayasanga muri Matayo 6:6. Ubwo ni amabwiriza yo gusenga, niko nabyita. Weho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, wereke usenge so mwihereranye, nuko so uzareba ibyiherereye azakugororera. Ibyo biri muri Matayo 6:6. Imana igumusha bwo kwifatanya natwe, Imana igumusha bwo kumvira ijambo ryayo. Ndagusaba cyane ngo Imana iguhe imbaraga zo gukora ubushake bwayo, gushyira mu bikorwa ijambo ryayo. Imana ikubashe kugendana nayo, Imana ikubashishe kuyikunda, Imana ikubashe gukora ibyo gushaka kwayo. Mu izina rya Yesu kandi iteka ryose ujye ubashishwa n'Imana, gukomeza kumvira ijwi ryayo. Mu izina rya Yesu KRISTO ngusengeye nizeye, amen.
Ushobora kudusura kuri uru rubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu KRISTO bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.